mushiki we ntabyo azi none wowe uri nka Scott wakora iki? Kendi Scott kwa nyine aba afite amafaranga akora nyine vewe afite amafaranga namubwira nyine akampa amafaranga ashaka nyine ikindi kintu nkora ukuntu nyine mbona imyitwarire ya Natasha n'ukuntu afite amafaranga ni wabo bakize nawe ubwo akize ntabwo akagombye nyine kwitwara kuriya nyine ni mwiza ni inzobe ni muremure anateye neza ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose nibyo byamuha ububasha bwo kwitwara uko yishakiye oya ntabwo akagombye rega kwinginga ntabwo akagombye kwinginga umuntu ufite biriya byose yujuje ibisabwa byose ntabwo akagombye kwinginga ahubwo we baramwinginga wowe baramwinginga ubwo rero umukobwa ukeneye abantu bamwinginga ni ngombwa nawe ajye kureba ba bantu bagize gute bamwinginga se bari hasi oya umuntu w'umukobwa ntabwo akagombye kujya kwinginga we baramwinginga ahubwo yakitwaye neza akinginga abasore kugira ngo abumvishe ko anoroheje nyine bakunde bajye kumutereta oya bagomba kwitwara neza ariko ntiyisuzuguze ngo yinginge wenda dukurikije uko umubona amaherezo ye uyabona he? amaherezo ye se urabona amaherezo ye akunda umusore umwe bakashwana kubera iki? kwa bya bintu byo kwihagararaho none amaherezo ye ni ayahe? urabona atazabura umugabo azanamubura kubera ukuntu bimenyereza cyangwa se birangire yishakiye imbobo yayindi nyine ajya ategeka kuko afite amafaranga yanayishaka da urumva ko ntabwo yitaye ku byo afite ahubwo yitaye kuri bariya b'inyuma yeto yitaye kuri barari gushaka reba nk'ukuntu yabanje gukunda Yannick akajya amucunaguza nyine akamufata nk'umuntu udafite amafaranga akenda no kumukubita sibyo bikarangira bashwanye kuko Yannick nawe yari afite amafaranga ye ubu ngubu akaba yikundiye nde Scott ariko wenda Scott we nuko bidashoboka ariko reba uburyo nawe ajya amusabamo urukundo wenda ari nk'umushaka wowe uri nk'umusore watereta umukobwa umeze kuri ayanjye ntabwo namutereta ahubwo kuko iki gihe nyine abenshi baba bishakira amafaranga ntabwo bitaye kuri ubwo bwiza ahubwo bitaye ku ikofi kuko n'ababisuzuguza rero niho bahera nyine bamwisha nyine nabo bamukurikira ko amafaranga afite ntabwo ari ukumukurikiraho amafaranga afite nta nubwo bajya bamukunda kubera ubwirasi ajya agira kubera ubwirasi nyine ariko binaterwa n'amaraso dana n'uwamenya umuntu usa akaba afite amaraso banga iyo ufite amafaranga ufite byose reba nk'uko afite byose afite ni inzobe muremure ateye neza afite amafaranga ariko ntabwo bamukunda bibaho cyane njye ntabwo rero mbitekereza ko ari amaraso ntekereza ko ari ubwirasi umuntu aba afite bigatuma buri wese atamuhitamo ntabwo umuntu yaba yirata ngo ajye kwishakishiriza wumvisha akantu abwira Scott iti ntabwo ndi gukina subiramo umbwira ko ndi mwiza akuramo na rinete akuramo na rinete uri kumva weho uri umusore muzima ugiye kureba umukobwa wenda muzabana umukobwa agahita akuramo rinete akavuga ati ntabwo ndi gukina nawe mbwira ko ndi mwiza ahubwo azanamukubita nyine ubwo uri kumva yaba ari umugabo mwamukibanye se ubwo we arashaka we ntabwo nyine bamushaka arashaka ntabwo bamushaka ubwo nawe bazajya bamutera indobo nk'uko abakobwa bazitera abahungu cyane ashobora kuzabona umugabo bamaze kumutera nk'indobo nka 20 bya bine ngo werekere gusiga ugasiga ugusanga ubwo mwirukanka we yarenze wa wundi uri kugushaka ukamusiga nyine niyo mpamvu rero wenda ibyo by'amaraso ntabwo mbizi ariko ngo hariho abakobwa ngo bateye kuriya no mu buzima busanzwe wenda tuve mu buzima bwa filime uriya nuko ari umukinnyi wa filime wari umukobwa usanga uteye gutyo ngo atajya yinginga agukunda cyangwa se akakwihorera ku buryo nta kintu waza umubwira ngo babaho bibaho cyane nanjye mfite nyine umufrende umeze uko tu iyo ugiye atagushaka no guhita akubwira ati ndakwiyamye nta cyane rwose nyine iyo yirebye akabona ko byose abyujuje inzobe muremure afite haye amafaranga akavuga ati mfite byose nyine uwo nzashaka nzamubona uwo azashaka uzamubona ariko ujya umubwira yuko azabona uwo yisuzugurira ntawamenya ntasanga bizamuhira ntabwo byapfa kumuhira kuko niba n'abasore nabo bafite amafaranga yabo nabo baba bakeneye abakobwa babubaha n'umuntu rero utakubaha sinzi yuko byapfa kuvamo se buriya wakurikiye ikira n'ubwiza n'amafaranga oya kandi ibyo ko nzi yuko amafaranga ayifitiye amafaranga we yaba akurikiye iki se yaba akurikiye neza ntabwo yaba ari mwiza cyangwa afite amafaranga ntabwo akeneye gushaka arumva ko nyine ashaka
afite uwo ashaka azayobora. ubundi muri kamere z'abagabo banga agasuzuguro sinzi ko yapfa kumubona rero hari igihe yanamubona by'akanya gato yabyihanganiye akabona nyine ari kumucunaguza akamwihorera nyine undi nawe akazaguma gutyo bitewe nyine ariko hari igihe byanashira ntawamenya byanashira ibyo byo wenda nkundaza kubyumva ku bagabo ngo uyu mugabo yarikira agashaka umugore ngo birarangira ariko ku bakobwa ntabwo nzi niba byashira cyangwa se ubwo byakomeza ibyo birashira akajya amukubita ibyo birashira kuko ntiyabukozamo ikiganiro ngo ube ukiri aho hafi umugore ari gukubita umugabo cyangwa umugabo akubita umugore bose hari n'umugabo utakwita kumurusha amafaranga akanagukomada gusa hari umugore ujya kubitwa atagukubita erega hari abantu baba ari ibyihebe ubu ngubu abagore nibo basigaye bakubita abagabo ahubwo ntabwo ari bose hari igihe bagukubita gukoma akakwirukana mu rwawe oya mu rwawe se ahubwo ko aba ari urwe wenda uba waragiyemo ukurikije ariko uko ubibona kuri iki gihe abagore nibo basigaye bakubita abagabo ngo babahaye ijambo none se ijambo rijyana no gukubita gute nyine babahaye butamwabongeraho na ngenda byose barabyikubira reka tuve wenda kuri Natasha twigire kuri Scott ndimo nkubaza Scott yakunzwe na mushiki we ariko Scott arabizi mushiki we ntabyo azi none wowe uri nka Scott wakora iki kandi Scott kubera ko nyine afite amafaranga akora nyine vewe afite amafaranga namubwira nyine akampa amafaranga ashaka nyine ikindi kintu nkora kuko nyine abona n'abandi kubona yuko byazatuma dukora amakosa nyine akanshakira ikindi kintu nkora cyangwa nkishakira ikindi kintu nkora nkamuhunga nkishakira nkamujya kure noneho uri Natasha bakugeze Natasha bikaba bimeze gutyo nyuma bakazakubwira ko ari musaza wawe kandi waramukundaga cyane wakora iki kandi mukunda byantwara igihe kinini cyo kubitekereza kubyumva urumva ko biragoye ariko nagerageza nyine kumwikuramo kuko nyine ni ibintu bibaho ukumva byarangije kubaho waramukunze ariko nanone havutse icyo kibazo ntabwo wabanza gushidikanya ko bari kukubeshya urumva ko nyine gusa natinda kubyumva nyine nari kubishidikanyaho naba nabitinzeho naba ndi kumva ko bari kumbeshya ari kugira ngo badutanye nyine numvagira ngo nyine amve moto wenda reka tuvuge bibayeho na Scott aramukunze avuga ati nubwo uri mushiki wanjye ndi musaza wawe turabyirengagije reka twikundane ari nkawe bibayeho pe ukaba warakunze umusore nyuma ugasanga ni musaza wawe ariko yabyumva ntabyumve neza akabanza kubyanga nyuma akavuga ati reka twikundane wamaze kumenya ko ari musaza wawe wabikora iki ari musaza wanjye tuvukana mu nda ku babyeyi bombi oya nkakura kwa Scott urabona bavukana kuri se gusa so ntakora iki we ugereranyije n'urukundo Natasha agira gute akunda Scott kandi arabizi ko ari mushiki we na Natasha akamubwira ati uri mushiki wanjye ntabwo twakundana ariko nakahita amubwira ati nubwo tutakundana ariko nanjye ndagukunda nubwo nkunda we wabigenza gute twakomeza ata mwakomeza kwikuramo umuntu wakundaga biragora mwakomeza ari musaza wawe ntariba ibyo ngibyo by'ubusaza rega n'ababyara barabyarana ibyo ngibyo mwabyibagirwa hari umuntu duherutse kuko twese n'abari bashakana nibwo baba batavukana ntabwo baba babizi wenda usanga baba bavukana nuko baba batabyegereje umutima ubyegereje umutima cyane ukabikorera research basanga koko muvukana hari umuntu twarimo tuganira arambwira ngo koko Imana yaremye abantu babiri ngo gute ngo mushiki wawe ngo utamushaka none uzi kwikuraho umuntu wakundaga biragoye fo biragoye twakomezanya tukabyibagiza ko tuvukana kuko n'ubundi abantu bari mu rukundo n'ubundi bameze nk'abavandimwe ko numva bikomeye gushaka mushiki hari itegeko se ribihana itegeko ribihana ntaryo ntaryo akumenya bibiri y'ibibuza
mbabarira mbabarira sha Imana yaremye urukundo zitareba Bibiliya byose harabiremye ariko ubwo icyo gihe urukundo waba warujyanye aho utagomba kujya. nase hari umuntu ugira aho ayobera urukundo rwe kwaba ari ukwibona ubwo se rwaba ari urukundo rujya aho rushaka rega ibyo bintu nabyo ibyo nk'ubu kankunda urwo ntabwo rwari urukundo rwabarirwa none se urwo ntabwo ari urukundo. Urukundo numvise hari abantu basigaye babivuga ngo kera ngo rwari impumyi. ntabwo hari kera na n'ubu ngubu ni impumyi ngo ariko ubu ngo rusigaye rureba ngo urw'abakobwa ngo rureba ku mafaranga, urw'abahungu ngo rureba kuri nyashi. bibaho nyine ku bantu babitinzeho cyane. ariko uri kumva ko rutari kiri impumyi nyine kuko rufite ibyo ntabwo ari rureba cyane ariko ruracyari impumyi gake kuko hari abantu bagihumirije. nk'ubu ngubu abo ngabo ni abagihumirije. nk'ubu bashobora kukubaza ngo umuhungu ukunda uhita utangirwa ati nibura umuhungu ufite inzu kuki rwarebye ya nzu, kuki rutarebye umukarani cyangwa se umunyonzi abantu utagira inzu. bakunda bitandukanye kuko iyo ukunda umuntu uba umukundiye n'ibyo byose kandi iyo ukunda umuntu ubanza kumukunda ntabwo ubanza kureba ibyo afite. urwo rukundo uri kuvuga ntabwo ngo rukibaho. niko abantu bavuga, niko numva bavuga ngo urwo rukundo ngo ntabwo rukibaho. ngenda cyarufite nyine ubanza gukunda umuntu kuko iyo ubanje gukunda umuntu muba mufite n'ubushobozi bwo gushaka bya bindi byose nyine muba muri gutekereza. hari abavuga ko urwo rukundo rumeze gutyo usigaye muri filime no mu nkinamico. aya nta handi hantu ngo ruba. buriya biterwa n'imitekerereze y'umuntu. hari abantu batekereza kubera abandi cyangwa batekereza kubera ibyo babona. yego njyewe ntabwo sinzi niba hari umuntu ntekereza kimwe nawe turatandukanye kure cyane. reka twigarukire twigire noneho kuri Aisha wawe. Aisha we noneho iriya myitwarire yadukanye yo gutereta abahungu byagoranye iyo urayivuga iki? Aisha nyine ibintu byo kwiteretera nabyo ni ukwisuzuguza. ni ukwisuzuguza ariko ni ukwiyoroshya. ni ukwiyoroshya wiyoroshya bitewe nyine n'uburyo uba waratangiye. none se ntabwo ujya wumva ibintu by'uburinganire? uburinganire se ariko uzi yuko iyo waretse umuntu ko umukunda gusuzugura cyangwa iyo waretse umuntu ko umwitayeho cyane agusuzugura. ngenda kumva ntabyo yaba agusuzuguramo da. ngenda bizi neza 100%. ubu ukunze umuntu aragusuzugura akagusuzugura fresh hahandi umubwira ko utahamagaye mu gihe nta mayinite mfite wamuhamagara mu kanya gato ukumva ari busy.